nabonye hari igiterane ngiye kwitabira kandi nabonye ko bimeze atari hano mu Rwanda. Kirahari ngiye kujyamo nyine kubwirizamo. Ugiye kukitabira hehe? Hari hashize igihe Imana imbwira ko ngomba kujya. Rero Imana yamuje n'abo bantu ni gutyo twabivuganye biba ngombwa rero konjyayo. Ngo wowe wumva ushaka kujya mu bwami bw'Imana, ushaka kujya mu ijuru, nakubwira ngo telefone yawe yikomeze itagucika ngo imeneke cyangwa igwe muri ayo mazi. Imana irambwira ngo nimbwirane ngo harona koherereje bari bamaye ngo yabwiye uriya muntu ngo nabanzamo amafaranga abone kumusengera abone umugabo. Hanyuma arangije kuyamuha. Yes, reka nanjye ngusuhuza kandi ngushimira wadukurikiye ku Isezerano TV. Ni byagacu gakomeye cyane kugarutse kwa natwe umwanya nk'uyu nguyu. Ngushimiye ko udahwema kutwitaho no kubana natwe, kuba duhisemo tubiha agaciro. Niyo mpamvu tugumye inyuma y'kamera tugushakira ibiganiro nk'ibi ngibi. Kuri kamera mwabonye turi kumwe na muvuga butumwa wacu Claire. Murakoze cyane. Murakoze cyane ku Isezerano TV. Muri inshuti zanjye ni mu rugo, ndabashuhuje mbabwira ngo amahoro y'Imana abane namwe. Amen. Hanyuma Imana ishimye ko twongera guterana. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Claire, hari umuntu uhora mbaza ngo inyungu ziba mu kuvuga ubutumwa kuri zicano ni yihe? Inyungu ziba mu kuvuga ubutumwa kuri cano. Ijambo ry'Imana riravuga ngo icyo gihe yari Yesu arimo abwira intumwa ngo mugende mubabwire mubigishe bose. Mbese ubundi umuntu uvuga ubutumwa yemerewe kugenda mu mahanga yose akavuga ubutumwa akabwiriza nyine. Inyungu irimo rero nuko uba urimo gukora umurimo w'Imana, umurimo w'Imana ukarushaho kwaguka, abantu bakabasha kugenda bahembuka mu buryo bw'ubugingo, bagakomeza urugendo bimeze neza. Harimo inyungu, ndumva inyungu ariyo ngiyo. Yego. Murakoze cyane. Claire, ndebye kuri profile ya WhatsApp yawe nabonye hari igiterane ngiye kwitabira kandi nabonye ko bimeze atari hano mu Rwanda. Nibyo? Yego nibyo, murakoze cyane. Kirahari ngiye kujyamo nyine kubwirizamo. Ugiye kukitabira hehe? Muri Kenya. Uzagenda ryari? Nzagenda kwa gatandatu n'ijoro. Kwa gatandatu n'ijoro. Icyo giterane umaze igihe kingana iki witegura urwo rugendo? Ese niwe wakitumemo mu buhe buryo? N'abantu bariyo bafite urusengero. Tumaze igihe tuvugana bashaka konjyayo kandi nanjye numva Imana inyemeza ko ngomba kujyayo. Hari hashize igihe Imana imbwira ko ngomba kujya muri Kenya nyine nkajyana y'ubutumwa. Rero Imana yamuje n'abo bantu ni gutyo twabivuganye biba ngombwa rero konjyayo. Yego. Kujyayo ntago ari ibintu uzagenda n'indege cyangwa uzagenda na bisi cyane ko imipaka isigaye ifunguye ngira ngo? Yego, nzagenda n'indege. Uzagenda n'indege. Ninde wakwishyuriye? Ubwo bushobozi wari ufite? Navuga ngo muri Kristo byose biba birimo. Nariyishyuriye. Imana yamaye uburyo ndiyishyurira. Hari umuntu ushobora guhita yibaza niba umuntu ashobora gutanga amafaranga, urugendo rwo kujya muri Kenya byose ntago ari amafaranga makeya. Yego ashobora kuba make bitewe n'uwo ari we, ariko nta si amafaranga makeya. Umuntu ashobora guhita yibaza inyungu uyu muntu afite mu kwishyura indege kugira ngo ajye kuvuga ubutumwa ni yihe? Inyungu njyewe mfitemo, inyungu mfite yo kuba natanga tiki ariyo yose, haba hafi cyangwa kure, mu gihe Imana yanshoboje kuba nagenda. Inyungu mbifitemo nuko nzi ko mu gukorera Imana nta gihombo kirimo. Muririmbyi w'ikorasi yararirimbye ngo gukorera Imana nta gihombo kirimo, ubikore neza maze nawe wirebere. Rero navuga ngo inyungu mfitemo ni ugukomeza kubaka ubwami bw'Imana hirya no hino,
kandi Imana ngakomeza kuyikorera uko inshoboje cyane ko ari bananshoboje na n'impamvu zo kumva nabitindaho. Imana niba yadushoboje kandi ndi umuntu umwe ujya ubwiriza mvuga ku bakozi b'Imana pasiteri, numva Imana inshoboje naba uw'umumaro mu bandi aho kugira ngo more neza amaboko negereje abambera umumaro bonyine. Numva Imana impaye ayo mahirwe naba uw'umumaro mu bandi nabo bakaba baba umumaro kuri nge, ariko cyane nanjye nkaba umumaro mu bandi. Cyane ko rero kuba nahaguruka hano nanze itike mba nzi ko hari ikintu kidasanzwe kirimo, nzi ko Imana ibiri bunyandikira umugisha. Buriya ikintu cyose wakora niko n'ijambo ry'Imana rivuga ngo ugikoranye umwete kikubera kiza kandi kikubera umugisha. Rero buriya ubaye kuba washobora kuba watega ukajya gusengera umurwayi cyangwa ukajya kuvuga ubutumwa bwiza, Imana yaguhaye uburyo yaciye inzira wahagenda nta gihombo kirimo. Ko hari n'abandi batega bakagenda batagiye mu murimo w'Imana bagiye mu bindi bidahesha Imana icyubahiro. Murakoze. Yego. Agaseke ushyira abantu bo muri Kenya nakaye? Ni Bibiliya. Ni ijambo ry'Imana. Ni ijambo ry'Imana ryo muri Bibiliya, ariko cyane cyane ko Imana usanga ibigenda iduha n'amamesaje atandukanye yafasha umugenzi gukomeza kwitegura mu by'uru rugendo. Rero nabo nzayabasangiza ko hari abanyarwanda benshi, hari abarundi, hari abanyamurenge, mbese hari abantu bumva ikinyarwanda benshi. Uko Imana izanshoboza rero niko izankoresha. Yego. Aha kare n'ubundi uvuze ku by'iyo message, nibwo ko bambwiye ko n'ubundi hari message udufitiye, nuba twasenga ubundi ukaduha iyo message. Murakoze cyane. Imana ishoboye byose, Imana ikiranuka, Imana y'imbaraga, Imana y'ubutware, Imana y'ubushobozi, Imana ivuga bikaba, Imana itegeka bigakomera. Turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye kuvuga bikaba, ategeka bigakomera, imbaraga zawe zitubeho, ubwiza bwe butubeho. Ngiye gutambutsa message ntaba ari njye, ahubwo izina rye rihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ubundi iyo message wenda utarayinjiramo neza ifitiye ntego cyangwa se ni message yerekeye kuki? Navuga ngo message ngiye gutambutsa nayihaye topic ivuga gukumbura ijuru. Gukumbura ijuru. Numva nakwibutsa abantu ko bakwiye gukumbura ijuru nk'abantu bagiye kuritaha, nk'abantu bazabasha kugera mu ijuru. Hari ukuntu abantu babaho ukabona yibagiwe ko hano mu isi ducumbitse, nyamara rero mu isi turacumbitse. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo Yesu niwe wari urimo abivuga ngo dore ndagiye ngo ariko nzagaruka mbajyaneyo, ngo mu rugo kwa data hari amazu menshi, ngo iyo abatahari mba mbibabwiye. Ariko kubera ko ahari yarabitubwira aravuga ati ngiye kubategurira aho muzaba. Amazu mu ijuru arimo, ari menshi, ahubwo Yesu yagiye kudutegurira aho tuzaba. Ndagira ngo rero nibutse umuntu ukurikirana Isezerano TV yongere yibuke ko Yesu yagiye kudutegurira aho tuzaba kugira ngo arusheho kwitegura, kuko kuzagera mu bwami bw'Imana, kuzajya mu gihugu cyo mu ijuru, nuko uzaba yarabashije kwitegura kugira ngo uzabashe kwinjira muri ayo mazu Yesu yagiye kudutegurira. Niyo mpamvu rero nabwiye ngo topic iravuga ngo dukumbure igihugu cyo mu ijuru. Ahangaha mu isi turacumbitse, tuzahava dutahe. Rero igihe cyose iyo umuntu ari mu icumbi uzabirebe amazu tubamo, usanga nyir'inzu yo twabuze ubwishyu kubera inzu abariye, araza akagukomangira akakubwira ngo rero nkeneye kumpa inzu yanjye. Kandi inzu ntiwayimwima ivo, urayimuhereza kuko aba ari inzu ye, wowe uba ucumbitse nyine ukodesha. Rero n'aha mu isi nubwo duhari tuhabaye, ari ku isi turacumbitse. Ariko ndagira ngo nkumbuze abantu bongere bakumbura ijuru,
bibuke ko nubwo ducumbitse igihe kimwe tuzataha, igihe kimwe tuzava muri iyi si. Hari igihe tuzava mu icumbi tukajya kuba mu nzu yacu, aho batazadusohora, aho batazongera kutubwira ngo mbese ko mutatwishyuye, aho batazongera kutubwira, aho tutazongera guhura n'ibibazo ukundi, aho tutazongera guhura n'indwara, aho tutazahura n'ubushomeri, aho tutazahura n'inzara, aho tutazahura n'ibibazo byo muri iyi si. Icyo gihe tuzaba tugeze iwacu, aho ngaho tuzicara tukaruhuka, hanyuma tukabaho mu mahoro. Ariko message nabonye igaragaza ukuntu hari umuntu yari afite telefone ari ebyiri. Nabonaga nsohotse ngiye ngera ahantu hari amazi menshi angana na Nyabarongo, hari umukobwa yari afite telefone ebyiri, yari afite iyi ngiyi nini ya touch, ariko afite n'agatelefone gatoya. Hanyuma agatoya gata mu mazi, inini nayo ayikubita hasi irameneka. Izo telefone zimaje umurumva imwe ari guye mu mazi, indi menetse. Ndangije nari ndi kumwe n'abantu dusengana muri groupe abahetsi nsengeramo, babiri twari batatu. Mbona umwe amanutse muri ayo mazi atoye ako gatelefone agakuramo kakiri kazima. Hanyuma nanjye ntori iyo nini bari bamaje kumena, ndayikora mbona irakoze. Imana irangije irambwira ngo nimbwira abantu ngo abantu bataye amatelefone benshi, abandi barazimennye, ariko irambwira ngo impamvu tuzitoraguye zikaba zigikora, irambwira ngo nuko abarimo kuzita hari abandi bahita bazitoragura. Irambwira ngo abarimo kuzimena hari abandi bahita bazikora kandi zigakora. Imana irangije irambwira ngo nimbwira abantu ngo nubwo bimeze gutyo, ariko haracyari 7,000 bitari byapfukamira Bayali. Ndavuga ngo Imana ishimwe. Rero navuga ngo wowe wumva ushaka kujya mu bwami bw'Imana, ushaka kujya mu ijuru, nakubwira ngo telefone yawe yikomeze itagucika ngo imeneke cyangwa igwe muri ayo mazi. Imana irambwira ngo nimbwira ngo iyi ni telefone yavugaga ni telefone mu buryo bw'umwuka. Rero birashoboka ko waba ufite telefone rwose yaramenetse, waba ufite telefone ariko uri umusambanyi, waba ufite telefone ariko wiba, waba ufite telefone ariko uri umwesikoro, telefone yawe yaramenetse. Ariko haracyari amahirwe ko wabikosora, telefone yawe ikongera ikaba nzima. Hanyuma nkabwira n'aba bakiri mu nzira neza, aribo Imana yambwiye ngo ni 7,000 bitari byapfukamira Bayali. Nkababwira ngo nibakomere kandi bakomeze, ni igihe gito intambara igashira. Umuririmbyi yararimbye 45 mu Gakiza, havuga ngo ni gukiturizwa n'ibyago biriho ngo kandi ari iby'igihe gitoya. Rero nababwira wowe usenga, we wirinde cyane igisa nacyo, muhanuzi utesikoroka, mu pasiteri ukiyoboye intama zawe neza, wowe utari wangirika, komera kandi ukomeze, ni igihe gitoya intambara igashira. Ndangije kubona ibyo message narongeye ndabwirwa ngo ikorasi, iyi message yaje mu ikorasi yaravugaga ngo dore Yerusalemu nshya irarabagirana. Ndangije ndeba gutya mbona ahantu nyine nabonaga hari Yerusalemu nkirabagirana, nabonaga idekoye hasa neza. Imana irangije irambwira ngo bwira abantu ngo Yerusalemu irarabagirana kandi iradekoye, igihe kirageze ngo itorero rizamuke. Irangije irambwira ngo urabizi ko iyo mu isi ubukwe bugiye kuba baradekora, iyo bamaze kudekora nta kindi gikurikiraho ubukwe buhita buba. Imana yambwira ngo bwira abantu ko Yerusalemu yarangije kuzura, idekoye, irabagirana, mbese ishashagirana, isa neza cyane. Irambwira ngo nimbwira abantu ngo bitegure, abiteguye gutaha Yerusalemu nibitegure, kuko igihe cyo kuzamuka kw'itorero kirageze. Niyo mpamvu nabwiye ngo topic no gukumbura ijuru. Ongera ukumbura ijuru kandi umve ko Yerusalemu irabagirana, wumve ko abiteguye gutaha Yerusalemu barimo kuyibona irimo kurabagirana. Ongera wumve ko idekoye neza,
ibikubuza byose kuba wagera Yerusalemu ibyo byirengagize bitera umugongo bisiga inyuma, ahubwo ukore neza nk'umuntu uzi aho ugiye, uzi kuri mu icumbi ariko uzi kuzarivamo ugakomeza ukajya mu gihugu cyo mu ijuru. Ndumva ari iby'Imana ibaha umugisha. Murakoze. Message ni uko yari imeze, nuko nguko. Nkurikiye wavuzemo ibintu by'amatelefone cyane. Ziriya telefone ubundi zigereranywa n'iki cyangwa se zishushanya iki? Telefone Imana yambwiye ko zigereranywa na rezo y'Imana. Kuba ufite connection n'Imana, rezo ikiri nzima nyine, usenga Imana ikabasha kukumva, ukaba wasengera n'abantu, mbese mu buryo bw'umwuka ukaba uri muzima utarapfuye. Rero telefone yamenetse ishushanya wa mu Kristo uba mu rusengero ariko mu buryo bw'umwuka yarangiritse. Baba pasteri usanga bakora ibyaha ariko bari no mu rusengero, n'abandi n'abakristo n'abahanuzi n'abavuga butumwa, harimo n'abari yabishyuza nyine. Turagusengera uratwishyura amafaranga. Nukuvuga urumva mu buryo bw'umwuka aba yararangije kumeneka, aba yarangiritse, aba afite telefone yamenetse nta kiyirimo. Kandi urumva telefone yamenetse itarimo simukadi itagize gute ntabwo ibikiri telefone. Ariko hari n'abandi bahita bazitoragura bagikeneye gukomeza urugendo. Yego, murakoze. Mbega ubwo abatakaje amatelefone n'abari gutakaza rezo y'Imana? Yego, abarimo kuyatakaza no kuyamena n'abarimo gutakaza rezo y'Imana. Kandi umuntu ushaka kumubona avuga agenda ariko nta telefone afite, mu buryo bw'umwuka yarayitakaje cyangwa yaranamenetse. None se buriya iyo urebye ubona bazitakaza babishaka cyangwa babikora babishaka cyangwa ni ibintu bibagwirira? Hari umuririmbyi w'ikorasi kugira ngo adufashe gusobanura icyo kintu. Yaravuze ngo ngaho bamaso urinde ibisigaye hatagira ugutwara ikamba ryawe. Hari igihe rero mu buryo bwo gutakaza telefone no kuyimena, nk'uko nabonaga uwo mukobwa yabigenje, nabonaga nyine abizi, nabonye abikora abizi. Kurumva gufata telefone ukajugunya mu mazi iyindi ukayimena mu buryo bw'umwuka nabonaga abizi. Bivuga ngo rero ni kwa kundi abikora abizi. Hariho abantu bamenyereye Imana batesheje agakiza agaciro, nyine umuntu akavuga ngo ibi ndabikora ntawe uri bubimenye nindangiza nigendere. Ivo ntabwo umupasiteri, urugero umupasiteri cyangwa umuvugabutumwa cyangwa umuhanuzi cyangwa umunyamasengesho, umukristo muri rusange ntabwo ashobora kuvuga ngo ngiye kuryamana na runaka ari ibintu atazi ko ari icyaha. Rero no kuvuga ngo baba barazitaye bakanazimena babizi. Murakoze. Warushyizemo ngo n'abapasiteri bishyuza? Yego, ntabwo umupasiteri yajya kuvuga ngo ndagusengera wanyishyuye. Niba ubyibuka harona koherereje bari bamaye ngo yabwiye uriya muntu ngo nabanza amuha amafaranga abone kumusengera abone umugabo. Hanyuma arangije kuyamuha ahita akuraho nomero. Buriya ariko si yakuyeho nomero ahubwo yahise ayiboroka. Umuntu arahamagara biranga neza aramubura. Ibyo bintu rero ntabwo wabikora utabizi ko ari bibi. Nukuvuga ngo ababikora bizi, abandi akavuga ati banzuma igitambo, banzuma ituro ryo kwihumanuza, nkunda kubivuga, ariko ntabwo Imana yacu ikora kubera bayihaye ikiguzi. Banzu nkiremo essence, sinekereza ko Imana yaguha imodoka ngo ikwime essence ku buryo wayisaba umuntu ukubwiye ngo nsengera. Ubundi umuntu yakubwiye ngo nsengera ukanza kumusaba essence ukamusaba amafaranga, ubu muciye intege. Kandi Imana ntabwo ari Imana y'ibiguzi, ntabwo ari Imana ikora kwera ko bayihaye ibintu. Rero nta telefone afite, abafite telefone yamenetse cyangwa yaranayijugunye. None se Kure uravuze ngo Imana yacu ntabwo ari Imana y'ibiguzi, ariko bari abantu nabo bagira ijambo bakoresha.
kandi ryo muri Bibiliya bakavuga ko nta muntu wundi ugomba kujya kwa bamenya imbokoboko. Arega iryo jambo ari uyu muntu usaba ibyo biguzi, uyu muntu usaba ibiguzi iri jambo ararisoma, ariko n'uyu mukristo arimo gusaba ibiguzi nawe asoma ijambo ry'Imana. Rero ni ukuvuga ngo byakabaye byiza ko uyu muntu iri turo barimo bamusaba yakibwirije kurizana, ariko atari bo bagombye kubimubwira. None se ubimubwiye atarifite, ubwo no kuvuga ngo haba hasengerwa abafite ibiguzi, abatabifite ntibasengerwe. Ntabwo ari uko ijambo ry'Imana rishaka kuvuga. Ryashaka kugaragaza ko umuntu akwiye gutanga ituro, ariko nubwo akwiye gutanga ituro ntabwo ari itegeko. Ntabwo ari itegeko ry'urimo kuri gusaba. Icyakora njye ibyo nemera ryakabaye itegeko mu rusengero, ko ni Bibiliya ibitegeka mujye mu nzu y'Imana mujyanye 10 n'amaturo. Ariko kuvuga ngo urambwiye ngo kere ngo nsengera ngo banzume 200,000, ibyo bintu nyine na telefone uba ufite yaramenetse nta kintu ufite. Yego. Ariko kuba wasengera umuntu akaguha ituro byo nta kibazo kirimo. Kuba wasengera umuntu akagukoreraho umugisha niko mbyita. Yego. Ariko akawukoreraho umugisha atari we wamubwiye ngo nkoreraho umugisha, ibyo ntacyo bitwaye. Kuko nanjye Ivo nkubwiye ngo ndaza kugusura, hanyuma umunsi wo kuza ukabona nje nikoreye, ntabwo wansubiza inyuma. Ako nawe bitekereze, wambwiye ngo kere nakubwiye ngo nzaza kugusura, ugahita umbwira ngo kere niba uzaza kunsura uzaze uzanye ibitoki 2. Urumva bya bitagayitse? Yego. Bya bigayitse rwose. Rero ntabwo ari byo. Abantu nibasengera abantu nta biguzi babatse, Imana izagikoresha, yanakoresha n'abandi utasengeye. Kuko ubundi ushaka gusengera umuntu nawe nta n'ikintu afite arega, ariko Imana akora ko ifite inzira zirenze 1000, ikaba yaca kwa Evoda akaba ari we uza akampesha umugisha. Yego. None se hari ijambo wenda bakunda gukoresha, tubare nko ku burwayi, ngo Bibiliya yavuga ngo umuntu ngo niba ubonye icyago cye wakimukiza ngo umutume ituro ngo ubundi ngo agire. Niba bamugana umuntu yari kujya kwa muganga kwivuza kanseri wenda n'urugero, azatanga miliyoni zingahe, ukamubwira uti wegenda uzane miliyoni 2 ndagusengera. Ariko se ubwo ubundi Ivo urarinda umwaka izo miliyoni imbere 2, ubundi uyu muntu koko umusengeye iyo kanseri igakira naho utavuga, ntabwo yakwibwiriza akaza akaguhesha umugisha. Ntabwo arega kuguha si icyaha, si n'ikibazo, ahubwo ikibazo aho kiri ngiki nuko we uri bubanze kumusaba, kandi rero kubanza kumusaba ntabwo byemewe. Iryo turo umutuma ni iry'iki? Banza umusengere, urumva nakira azibwiriza aza guhesha umugisha. Reka tugushimire rero kubw'umwanya wawe waduhaye. Nekeza ko ubwo message yawe yasobanutse, udasobanukiwe neza azakubaza. Yego, murakoze, Imana ibamugisha. Yego. Kandi nibutsa abantu ko bajya kuri Hosea 6 TV. Ariko nta bigano biherukaho. Mu minsi mike bizabiriho. Ariko bajyaho bakaba bareba nibiriho ku batarabashije kubireba. Yego. Wakwifuza kuba yagira icyo gusobanuza yakubona gute? Isubuko ku ISEZERANO TV ni ngombwa kuvuga inomero niziriho. Ntacyo nzazipininga. Nta kibazo. Sawa rero urakoze, reka kandi tukwifurize kuzagira ibihe byiza. Uzamara igihe kingana iki? Nzamara iminsi 3 ndatekereza, nzagaruka kwa 3. Yego. Reka twifurize kuzagira ibihe byiza ndetse n'urugendo rwiza. Ubwo uzatubwira uko urugendo rwagenze. Yego, nzababwira. Reka dusoze n'ubundi udusengera. Imana ishoboye byose, Imana ikiranuka, Imana yera, Imana iberaho rimwe. Hari aho bitameze neza, hari abarwayi, hari abafite ibibazo bitandukanye. Nyemerera ubarengere, ubwiza bwe bubabeho, ubiteho, ariko ikiruta ibindi byose wite ku bugingo bwabo kurenza ibindi. Komeze kubashoboza gukizwa no kukwizera no kugukurikira mu izina rya Yesu Kristo. Amen.